Nshuti bakunzi, amahoro y'Imana abane namwe. Hano turi nahahoze urusengero nibarurangiza bazagwinjira itorero ryaratashe. Ntabwo tuzagarukana na Mesiya mu ngoma y'imyaka 1000, ariko itorero rizabanza gutaha impanda nivuga, hanyuma babone gukora imirimo yabo muri rusengero bazaba bubatse. Hano dukwiye gutekereza iki? Ese ko abayuda biteguye, bakaba biteguranye ibikoresho byose, abatambyi bakaba batozwa amasaha 24, twebwe twiteguye kugaruka kwa Yesu, kuza ko azaza nta kizamubuza kuza, ahubwo ikibazo ni uko azaza asanga twe tutiteguye. Ibyo dukora byose tubikore dutegereje ko impanda ishobora kuvuga, ibyo dukora byose tubikore tuzi ko Yesu azagaruka, ibyo dukora byose tubikore tuzi ko impanda izavuga Yesu agatwara itorero. Imana ibaho umugisha, dukomeje kubabera i Yerusalemu.